kandi ndangamurage biri mu mujyi wa Kigali muri gahunda kabise tumenye amateka ya Kigali. Turi kumwe n'itorero INDATIRWABAHIZI. Aha rero akaba ariho hari ibikorwa ndangamateka. Ni ibi bigabiro mubona byitwa Ibimana. Ibimana rero akaba ari ibivumo bya kera hagana mu 1875 abami Kigeli kane Rwabugiri ndetse naho ku bwa Kigeli Ndabarasa. Ibimana bikaba byari biriho. Ni gahunda rero yo kugira ngo bikomeze bisigasirwe kandi birindwe. Nabanja rwikorana makuzo rwa mukino zinubukomba jyana imbere y'ingabagera ngo korwana maze kibereza kimahanga rero i Gasabo i Rutunga tukaba tunabibutsa ko ariho hatangirijwe itorero nubwo nyuma ryaje gutsindwa n'abakoloni, ariko ubwo Ruganzu Ndori yabundukaga Karagu k'Abahinda akaba yaragaruye imwe mu mihango y'Abanyarwanda irimo umuganura ndetse n'itorero. Ryaratangirijwe mu karere ka Gasabo, aho bita ku itorero. Tukaba rero dukurikiye kondera, tukaba dukurikiye intore aho zaje gutaramira by'umwihariko abaturage bo muri uyu murenge, muri aka kagari, ariko rigamije kubabwira ko ibi bimenyetso ndangamateka byakomeza gusigasirwa, byakomeza kurindwa.